wiyirize usengera igihugu cyawe, igihugu cyose waba uherereyemo, igihugu urimo ukwiye kugisengera cyane ariko cyane. Tubisanga muri Samweli igice cya 14 umurongo wa 24. Haratubwira ngo havumwe umuntu ugira ikintu cyose afata butaragoroba, ntaramara guhora ababisha banje. Ngo ntihagire umuntu n'umwe ugira ikintu cyose na kimwe ashyira ku munwa butaragoroba. Ntibigeze bagira icyo barya. Sawuli abwira abantu ati ntimugire ikintu mufata ntaramara guhora ababisha banje. Niba udafata igihe cyo gusenga ngo usengere igihugu, wiyirize usenge, utakambira Imana, wingingire Imana kubw'igihugu cyawe, usenge, ntabwo waba uri mu kazi, nta mumaro waba ufite. Kuba uri muri icyo gihugu ugomba kukigiramo umumaro. Igihugu niba kitameze neza no mu mwuka ntibizatera imbere. Muzabona wa mwanya wo gusenga igihe igihugu kitazaba kimeze neza. Niyo mpamvu ugomba kwiyiriza ugasenga, usengera igihugu. Ndakubwira imbaraga z'amasengesho. Igihe Sawuli yababwiraga ati ntimugire ikintu mufata, banesheje ababisha babo kubera iki? Basenze, biyirije, barasenga, basengera igihugu. Nawe ugomba gusengera igihugu cyawe. Ndakubwira munyamasengesho, fata amasengesho usenge, usengera igihugu cyawe, winginge, utakambira Imana. Amasengesho agira imbaraga. Mu Bacamanza mu gice cya 6 n'igice cya 7 tuhasanga umugabo witwa Gideyoni. Yarasenze. Mu masengesho birakoreka, bigakorekera mu mwuka, tukabibona mu mubiri. Reba nawe ibibindi, kurwanisha ibibindi biroroshye. Abandi biringira bakomeye, bakiringira intwaro zikomeye, bakiringira amafaranga, bakiringira ubutunzi, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana yacu. Nusenga rero urarwanisha ibibindi, unesha abafite intwaro zikomeye. Ukwiye gusenga. Mu masengesho hari imbaraga zinesha. Dukomeje iyo nkuru, bafashe ibibindi gusa, bagenda bavuga ngo inkota y'Uwiteka na Gideyoni, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Ibyo gusa n'ibibindi babikubitira rimwe hasi, bagira ngo ni ibibombe bya rutura. Yewe amasengesho arakora, amasengesho arakora. Abanzi bari baguhagurukiye bose ukababura kubw'amasengesho. Senga, usengera igihugu. Igihe kimwe nari ndyamye, numva Imana irangiye ngo haguruka usengere umukuru w'igihugu. Nahagurutse vuba vuba kuko nzi yuko neza niba atamerewe neza, niba igihugu kitamerewe neza, nanjye sindi bumererwe neza. Ntibishoboka. Urumva waryama, urumva wakomeza ugasinzira. Narasenze, ndashimashima, ndinginga, ndambura imirimo ye, ndatakamba, ndavuga ati Imana, ibuka imbabazi ze, ibuka ubumwe yazanye mu gihugu, ibuka urukundo yazanye. Ndarambura koko, ndinginga, ndihana ku bwacu twese, ndinginga, ndasenga. Habaye mu gitondo,
mbona ikimenyetso cya ya masengesho, ndavuga ati koko Mana urigaragaje, mbona imbaraga z'amasengesho. Ibyo byanditswe mu gitabo cy'Abami, Abami ba kabiri, igice cya 19 ku murongo wa 33 kugera ku murongo wa 37. Tuhasanga umugabo witwa Hezekiya. Hezekiya, Senakeribu yasuzuguye Hezekiya n'Abisirayeli bose, arangije afata inzira y'amasengesho, aragenda ajya mu masengesho. Ageze mu rusengero ararambura urwandiko, aravuga ati Mana wabibonye? Ese wabonye ibitutsi bagututse? Ntiyavuze ngo wabonye Mana ibitutsi bantutse, ibitutsi badututse twebwe Abisirayeli, ahubwo yaravuze wabonye ibitutsi bagututse. Umukiranutsi iyo bamututsi baba batutse Imana. Uri gukora Imana mu jisho, ati wabonye ibitutsi bagututse. Ararambura, rambura imirimo y'Imana, rambura, urambure urebe ibyo Imana yakoze, urambure ibyo umubisha ari kugutera, urambure ati reba Mana wabonye ibitutsi bagututse. Muzi icyakurikiyeho? Imana yacu irashoboye. Imbaraga z'amasengesho, ndavuga imbaraga z'amasengesho. Birataga Senakeribu yari ari kwirata ingabo nyinshi, intwaro, baraganditse mu kibaya, bari kuvuga ati yewe ntawagukiza, banza wibuke bariya bose, ariya mahanga yose twarayigaruriye, twarabatsinze. Hezekiya ageze imbere y'Imana aravuga ati bya bindi yavuze biriya na biriya ni koko ndabizi, byarabaye. Ayo mahanga barayafashe, ibyo bihugu barabyigaruriye, ariko ntabwo ari wowe basengaga. Komera ku Mana yawe, Imana yo mu ijuru irashoboye. Ntabwo ari wowe basengaga, byarabaye ariko si wowe bari bizeye, ariko twebwe twiringiye Imana yacu. Haleluya. Imana mu gitondo cya kare aho baganditse, marayika w'Uwiteka araza abahindamo, abari ababisha babo baduka bose babaye imirambo. Ibyari biguhagurukiye bibe imirambo mu izina rya Yesu. Nusenga ibyari biguhagurukiye biraba imirambo. Ndakubwira imbaraga z'amasengesho, ibyari biguhagurukiye byose biraba imirambo. Wasenze imbaraga z'amasengesho, Imana irakurwanirira ukanesha utaranarwana. Bari imirambo bose ingabo za Senakeribu, na Senakeribu wari usigaye ari kuramya ibigirwamana, bitumva ntibirebe, bitinyeganyeza, baterura. Abahungu be baramwicira, bo ubwabo baramwicira. Nuko uko Satani ahembwa. Ariko iyo wasenze imbaraga z'amasengesho, iyo wasenze Uwiteka ajya guhishurira, ugahishurirwa, ukamenya uko bimeze. Nibera mu masengesho bya politike simbizi, ariko Uwiteka ashobora kumpishurira akambwira ngo bimeze bityo, nanjye ngasenga. Nicyo nshoboye, ufata aho ushoboye. Nabo bari mu byo bashoboye barakora, yenda ntibafite uwo mwanya wo gusenga cyane nkawe. Wowe munyamasengesho senga, fata aho ushoboye. Nehemiya agiye kubaka inkike z'i Yerusalemu, buri
igihugu cyawe. Fata aho ushoboye wahishurirwa. Elisa yajyaga ahishurirwa kubwo gusenga. Mu Bami ba Kabiri igice cya 6 ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 23. Maze ababisha babo barapanga bavugiraho Abisirayeli batari. Reka nkubwire iri jambo ry'Imana. Imana yarambwiye ngo abo ngabo byari ibyabo muri icyo gihe, natwe ni ibyacu muri iki gihe. Ibyabagaho kera n'ubu birakoreka. Ijambo ry'Imana riracyakora, rikoraho ntirihinduka. Ba Elisa barahari, bamenya ibyavuzwe n'abanzi babo badahari. Maze Elisa akabwira umwami wa Isirayeli, aramubwira ati nimunyura runaka, burya ababisha bacu niho bari bunyure baza kudutera. Maze umwami akoherezayo ngo ajye kureba ko ari ukuri ibyo umuhanuzi yavuze, ese ni ukuri. Ngo bagera bagasanga nibyo, niko bimeze. Abisirayeli bakajya bacira muri ubwo buryo. Noneho umwami wo muri Siriya akavuga ati ariko ninde uca bugeri bwa nyuma akajya kuvuga amabanga yacu twavugiye mu murere ko twayavuze, bariya batabyumva ese babimenye bati? Babibwirwa n'iki? Maze umuntu arababwira ati hari umugabo witwa Elisa. Uwo nguwo niwe ujya umenya amabanga umwanzi wacu yavugiye mu murere. Ati uwo muntu rero mujye kumufatira. Yohereza ingabo, yewe zirwanira mu kirere, yewe ingabo nyinshi zigiye gufata umusevire, bita umusevire, ako ni umusirikare wa Kristo. Haleluya! Bagenda n'intwaro n'ingabo nyinshi, ati mujye gufata uwo Elisa. Umuntu umwe sina benshi. Bamufata se, bamukura he? Mumaze baturutse ku musozi, umugaragu wa Elisa aravuga ati ye baba we turapfuye databuja, turapfuye. Umugaragu wa Elisa ashira ubwoba, aravuga ati turagira dute, turabigenza dute? Maze Elisa aringinga Uwiteka. Yinginga Uwiteka, aravuga ati Uwiteka ndakwinginze, mukore ku maso arebe. Ngo agiye kubona, abona amagare y'amafarashi, abona ingabo nyinshi ziruta za zindi zibateye. Imana yo mu ijuru irakomeye, hari ingabo nyinshi zikurinze. Ntugire ubwoba, komeza usenge, ugume mu masengesho. Mu masengesho hari imbaraga. Ingabo nyinshi zari zibagose, nawe niko zikugose. Iri jambo ni iryawe, ingabo nyinshi zirakugose, ababisha bawe ntacyo bagutwara. Arangije ngo bagiye kumufata. Imana ibahuma amaso. Bamugeze barabwira ngo muze mbere kuwo mushaka. Noneho abajyana muri kapitale neza, aho batacikira Abisirayeli. Umwami aravuga ati bagenze mbice nonaha. Ati hoya, abo twafashe mate tubice. Nguko umukiranutsi akora. Ati ahubwo mubagaburire barye bakage, ubundi bataje. Ngo guhera uwo munsi ntibongeye gutera icyo gihugu. Urumva imbaraga z'amasengesho. Amasengesho y'ugumye ku mavi ugasenga, Imana iraguhishurira ikakubwira ibyo umwanzi yavugiye mu murere. Nawe bakavuga atari ubundi babikura. Arebye imikorere y'Imana si nk'iy'abantu. Intwaro turwanisha si nk'iz'abantu.
rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10 ku murongo wa 2. Intwaro zacu twebwe, intwaro zacu ziva imbere y'Imana, zifite ubushobozi. Haleluya! Turwana twebwe, turwana mu mwuka bigakoreka mu mubiri. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire imbaraga z'amasengesho. Ukwiye gusenga, wongere usenge, wongere wiyirize usenge, usengera igihugu cyawe. Birakoreka, ibi bintu birakoreka. Nusenga rwose ugasenga, ugashyiramo imbaraga nyinshi, ugasenga ntucogore, n'ukuri rwose uzatunganirwa, uzaba amahoro, igihugu cyawe kizagubwa neza kubera imbaraga z'amasengesho. Uwiteka ni umunyembaraga, ntawe banganya amaso. Jimeri y'Imana yo ireba kure, arenza aho umuntu yareba. Amatwi y'Imana yumva aho wowe utari kugera. Haleluya! Ukanesha. Imana ishimwe. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 ku murongo wa 21 dusanga yuko amasengesho, imbaraga z'amasengesho. Mose ingabo zari zimuhagurukiye, ingabo nyinshi za Farawo zari zibakurikiye. Operasiyo y'Imana rero irarenze. Maze ubwo ababisha babo bari babakurikiye ngo bambuke, uwa mbere ntarakura ikirenge mu nyanja, uwa nyuma nawe nibwo ashize ikirenge mu nyanja. Haleluya! Reka nkugire ku nkoni, kwizera, inkoni. Imana igiye imbwira ijambo ikambwira ngo iri jambo risobanuye gutya, iri jambo rivuga iki, iri jambo rivuga iki. Igihe kimwe Imana irambwira ngo inkoni ivuga kwizera, ukuboko kuvuga imirimo, amaboko niyakora, kandi amaboko afata inkoni. Noneho kwizera kwawe kurazamurwa na ya mirimo, kuzamure. Ahangaha Mose yaributse, aribuka neza, aravuga ati nibutse imirimo y'Imana, nibutse muri Egiputa ubwo narambikaga inkoni hasi ikaba inzoka. Noneho nabo bagakora, babapfumu, babakonikoni, bagakora utuyoka, nako bako turagendagenda. Maze ya nkoni, ya nzoka Farawo ya Mose, ya nkoni ya Mose iraduhumbahumba twose. Ndakubwira imbaraga z'amasengesho zirundarunda imbaraga zose zakurwanyaga. Ukegura ugafata inkoni, ugafata mu ntoki. Mose amaze gufata ya nkoni, twatuyoka twose twari twagiyemo buke, twatuyoka twose twari twibumbiyemo. Bivuze ko imbaraga zose z'icyo gihugu zose ziri mu kuboko kwe. Imbaraga z'amasengesho zituma ibintu byose bifata mu kuboko kwawe. Noneho za mbaraga zose rero, reka bavuge ngo baramukurikiye, bageze muri ya nyanja. Noneho za mbaraga zose yari azifite, bose yari abafashe mu kuboko, akunkumurira mu nyanja. Ababisha bose bashirira mu nyanja, ibyakurwanyaga byose kunkumurira mu nyanja mu izina rya Yesu. Bose barokera imuhengeri, ibyakurwanyaga byose bijya imuhengeri mu izina rya Yesu Kristo. Senga, ibyakurwanyaga byose birokera nkibuye. Ubishake ubibure, urebya kurwanya ubibure. Kubera iki? Imbaraga z'amasengesho. Wasenze wabura iki? Ntacyo wabura usenga. Imbaraga zose uba uzifite mu kuboko kwawe. Mu Ngoma za 2 igice cya 7
7 ku murongo wa 13 n'uwa 14 aravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe. Hari ubwo Uwiteka ajya akinga ukabona ibintu byose yakinze byanze, umva ikizabikingura ni amasengesho ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye bagaca bugufi bagasenga, nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu kubw'amasengesho. Hari sambo, hari abanyamasengesho, ndababwira ngo musenge kubw'amasengesho, Imana yagukiriza igihugu kikagubwa neza kubera amasengesho. Dukunde gusenga, dusenge twiyirize, dusengera igihugu. Mu masengesho harimo imbaraga bene data. Reka dusengera igihugu cyose urimo, sengera igihugu urimo. Nikigubwa neza nawe uzaba uguwe neza, nikigira ibibazo nawe uzaba ufite ibibazo. Fata aho ushoboye, amasengesho afite imbaraga. Uhoraho Mana yacu, Mana ishobora byose, ijambo ryawe wandikishije turarisomye. Data, twumvise imirimo n'ibitangaza wakoze kubw'amasengesho. Turakwinginze nyaguhora ku ngoma we, utweze dutunganye, uduhe imbaraga zo gusenga, uduhe kuguma ku mavi, buri wese afate tashe ye, amenye ko agomba gukora icyo ashoboye. Mwami Imana ndakwinginze, turasengera igihugu cyacu kugira ngo gitwikirize amaraso ya Yesu Kristo, ibyaduhagurukira byose byokere mu nyanja nk'ibuye. Mu izina rya Yesu Kristo, bihwane n'ingabo za Senekeribu byose bibe imirambo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana yacu, abandi biringira abakomeye, abandi biringira amafaranga, abandi biringira indwara zikomeye. Tubonye yuko Gideyoni yarwanishije ibibindi gusa kubera amasengesho. Mana yacu, ni wowe twiringiye Uwiteka, ni wowe ushoboye Mwami Imana. Hagurukira ikiduhagurukira, rwanya ikiturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Turakwiringiye Mwami Imana, turahendahenda, turakubashe, tukwikubise imbere. Nyaguhora ku ngoma we, niwe Mana yo gupfukamirwa, niwe Mana yo kuramya. Uwiteka Nyagasani uhoreho. Urakoze kujya wumva gusenga kwacu, urakoze kuri mu ruhande rwacu. Uwiteka urakoze kuduhaye umugisha n'abayobozi bacu. Uwiteka uhabwa icyubahiro, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen.